Agahinda yatewe no gusambanywa n'umugabo wa nyina kuva ku myaka 8 y'amavuko yonyine. Flinley Patton w'imyaka 23 yavuze ko yasambanyijwe n'umugabo wa nyina mu gihe cy'imyaka 6. Ibintu byamuteye ihungabana na n'ubu ahanganye naryo. Uyu mukobwa wo mu mujyi wa Leicester yavumbuye ko ibyo yakorewe n'uyu mugabo witwa Justin Smith ari icyaha ubwo yahabwaga masomo ajyanye n'imyororokere ku ishuri. Buri gihe iyo yibutse ubwana bwe aya mateka akomeye amugaruka mu mutwe kuyigobotora maze bikamugora. Uyu mukobwa yasambanyijwe n'umugabo wa nyina ubwo yari afite imyaka 8 yonyine kugeza ku myaka 14 mbere yo kubohoka akabibwira inshuti y'umuryango wabo maze polisi nayo ikabyinjiramo. Mbere yuko tubyinjiramo natwe reka ubanze umenye ko wakoze subscribe kandi ukande like kuri iyi nkuru. Ese iyi nkuru yakwigisha iki? Tugiye kureba kandi icyo abahanga mu bumenyi bwa muntu bavuga gishobora kuba cyatuma cyangwa se gituma umuntu ukuze asambanya umwana muto. Ese koko aba bantu baba barwaye mu by'ukuri? Reka tubirebe. Ubwo ikirego cyatangwaga bwa mbere, polisi ntabwo yigeze isuzuma telefone cyangwa se mudasobwa z'uwakekwaga ngo hashakwe ibimenyetso. Ibintu byaje gutuma nyuma giteshwa agaciro. Byatwaye imyaka 10 kugira ngo uyu mugabo yongere gukurikiranwa. Ikirego cyarongeye kirafungurwa. Byabaye ubwo uyu mugabo yari afite gukurikiranwaho ibyaha byo kubika amafoto y'ubwambure bw'abana bato. Wumve byaje kurangira Smith akatiye imyaka 6 n'urukiko rwa Leicester kubera ibyaha bijyanye no gusambanya abana. Ibyo ntabwo bikomeye cyane kurenza ibindi ugiye kumva muri iyi nkuru, kubera ko uyu mukobwa Flinley yagize ihungabana rimuviramo kugira ibibazo byo mu mutwe birimo nk'ikizwe nka post traumatic stress disorder PTSD. Mu magambo ye yabwiye The Sun ati kumufunga byaranyoroheje ariko imyaka 6 ntihagije. Ubu navuga ko ndi mu gifungo cya burundu ngewe kubera ibyo yankoreye. Kubera iki we iki gifungo batakimuha? Dore uko byose byatangiye. Ubwo Flinley yari afite imyaka 8, nyina yatangiye guteretana na Smith. Ubwo ni naho uyu mugabo yatangiye gusambanya uyu mwana. Uko yabikoraga, uyu mugabo w'imyaka 49 yahengeraga nyina asinziriye ubundi agasambanya umwana. Ni Flinley. Hari nubwo bamutaga mu buriri we n'umwana maze akamusohokana. Mwumve mwa abantu mwe. Uyu mukobwa mu magambo ye Flinley ati bigitangira numvaga ko ari ibisanzwe. Nyuma ubwo twari turi kwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nyuma y'imyaka 6 nibwo natangiye gutekereza ko bitari bisanzwe. Byatumye niyanga. Numvaga nta muntu nabibwira kubera ko yari yarambwiye ko byakwangiza umuryango. N'umugabo niko yari yaramubwiye. Ati yatangiye kubikora ubwo nta muntu washoboraga kumufata. Uyu mukobwa ntabwo yigeze abibwira nyina na rimwe kuko yatekerezaga ko bagenzi be bazamuseka bakamuserereza ko yabasangiye umugabo na nyina, bikanajyana nuko uwo mugabo nawe umuteraga ubwoba. Icyakora yishatsemo imbaraga abibwira inshuti y'umuryango, nayo ibibwira nyirasenge, nayo waje kubibwira nyina ari nawe wajyanye ikirego kuri polisi. Uyu mugabo yafashwe mu 2017 nyuma aza kurekurwa by'agateganyo maze Flinley ajya kubana na se na nyirakuru. Nyuma ikirego cyaje gufungwa maze Flinley ntiyahabwa ubutabera. Maze Flinley nanone yaje kugira ubwoba koko, abaho n'ubwoba bwinshi yumva ko uwamusambanyije cyangwa se wamusambanyaga azamugira nabi maze akajya ahorana amakenga. Nyuma nubwo yagize ihungabana rikomeye yarakomeje ariga maze mu 2021 maze ajya no muri kaminuza. Nyuma y'umwaka umwe abwirwa ko uwamusambanyije yongeye gutabwa muri yombi. Nyuma Flinley yahise ahamagara kuri polisi, ikirego cye kirafungurwa nanone hashaka ibimenyetso. Polisi yo ntikina, iperereza murabizi iyo ryakozwe. Smith maze yisanga ahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana 3 ndetse 2 muri bo bari bafite imyaka iri munsi y'imyaka 13 maze afungwa imyaka 6. Abantu bagendana ibikomere mw'abantu mwe. Wowe ni ikihe kintu cyakubaje muri ubuzima?
Rene ubu ngubu uhanganye n'ibikomere yatewe ari gushaka uburyo yanarega polisi yanze kwita ku kibazo cye icyo gihe rugikubita, bigatuma ubuzima bwe bwangirika cyane. None ni iki kiba mu mitwe y'ibi bigabo bikuze bihohotera abana bato? Nk'uko abahanga mu kugenza ibyaha, abahanga mu bumenyi bwo mu mutwe babivuga, dore icyo aba bagabo nk'aba baba batekereza. Bakoresha ibyitwa cognitive distortions ngo babashe kwiha impamvu yo gukora amahano nk'aya, bidahuye n'abafata ku ngufu abantu bakuru cyangwa se bakuze. Akenshi bo usanga bashinja abo bafashe ku ngufu nk'ikintu runaka cyangwa se bakabyegeka ku burakari. Abafata abana bato bo usanga bafata ibikorwa byabo bakabyambura agaciro nyako bifite, bakumva ari bito. Abasambanya abana biha impamvu nko kuba umwana nawe yabishakaga, bakiyumvisha ko nawe bimuryohera. Bambura ubunyamaswa icyaha bakorera abana bato, bakereka umwana ko ari nk'ibanga bafitanye uko ari babiri, nko kumwereka ko ari ukumwitaho cyangwa se bamwigisha utuntu runaka cyangwa se muri make amukunda. Ati ntureba mfite nyoko ariko wowe uri mwiza kumurusha, reka nkwigishe uko imibonano ihuza ibitsina imera cyangwa se iryoha, dore ibi nta n'undi uzabikwigisha. Ni abantu usanga bari mu bwoko bubiri: abasambanya abana byonyine, abitwa fixated offenders, hari n'abitwa regressed offenders. Aba baba bakururwa n'abantu bakuru ariko mu bihe by'uburakari, igihe bigunze cyangwa se batifitiye icyizere, bakifatira abana kubera ko abana biroroshye kubabona ndetse ntabwo batera amahane. Bene aba bantu hari nubwo baba batabasha kugenzura amarangamutima yabo ndetse no kwifata kwabo. Iyo abaye afite nk'ibikomere runaka agendana nabyo byo, icyo gihe bihinduka ibintu bibi cyane. Byagaragajwe ko bene aba bantu akenshi si uko aba ari ikindi, ahubwo baba bashaka guhaza ibyifuzo byabo byo mu rwego rw'amarangamutima n'intekerezo batakaje. Abenshi muri aba baba babana n'ukwigunga cyangwa se kutisanzura mu bandi. Abenshi muri aba baba babana n'ukwigunga cyangwa se kutisanzura mu bandi, cyane cyane iyo bari mu bantu bakuze cyangwa se bakuru. Gushaka abana bato ngo babasambanye bibaha ububasha bwo kubikorana n'uwo bashobora kuyobora cyangwa se kugenzura. Abantu bakuru baragoye ariko umwana muto wamuhana bombo gusa. Hari nubwo nabo baba barahohotewe kera, bityo bakaba batigirira icyizere ku ngingo nk'iriya. Njye nitwa Samuel Mugisha, tumaze kuba abantu 47,000 badukurikirana hano. Abo bantu babasha gukurikira ibiganiro ku ngingo zirimo ubumenyi nk'izi buri munsi. Ese wowe wamaze gukora subscribe? Ibigabo nk'ibi bifatirana abana bibaha utuntu nk'impano za hato na hato, imikino cyangwa se uko biyegereza. Babeshya byinshi ngo babashe gutandukanya umwana n'umuryango we, nko kubwira umwana ko navuga ibyo akorerwa bizagira ingaruka zikomeye nko gusenya umuryango. Ibi bibafasha kwivanaho ikosa mu maso y'umwana, ahubwo umwana agasigara afite ikimwaro no gutinya kuvuga. Bituma umwana adatinyuka mpaka akuze, avuye mu cyiciro cy'abana bato. None hari ikibazo dusorezaho: umugabo nk'uyu yahanishwa iki? Samuel Mugisha.